Njyari urunjya mareba nkavuga atahano n'ingwamo none nzahita njya mu kagare. Oye hano ushobora kugwamo gataha no kwenda inzoga wazigabanyije hano wahita ni Nyagasani kabisa. akuzwa ari muri metero ahubwo zimwe zari mwamazi tukaririmba ahandi kandi mana nkweretse ya ruhurura ni ruhurura ndende nge nyihagaze mu iransumba mana yakamwana uzamurinde ashaka guta saa 5 z'ijoro yasonye ku gapeti Mitsingi tukumva yuko yayirayemo abantu bakamubona abatambuka ntuzabure icyo bazazimanira abashyitsi dore nanjye ndi umuceri n'isombe ariko ndabasabye ntibazabinyure ku YouTube channel mana ndabigusabye uzabajyemo ntibazabivuge ndabizo bashaka kuzabivuga. Oya check 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 yes ikaze kuri Eben 250 twizera ko ibintu byose ari sawa cyane ndi kumwe na Nzovu se nkuko bisanzwe newe muntu umaze kugaragaza ubushake bwo gusura abantu b'inshuti ze boss aba bakagera kandi akaza yikoreye bya bindi bya kera ubundi bajya bavuga ngo abantu bikorera ku mutwe kuri ya kenshi na kenshi ngo nabadamu bakunda kubikora sinzi rero ukuntu umusaza nawe aje ushira ku rutugu muze nangiye kuvuga ngo sha n'urutugu ndushyiraho biruturutse n'urugendo dukoze nabanje gushyira ku rutugu ndananirwa mpita nshyira ku mutwe. Ubu rero tugiye gusura yaka tugiye kureba yaka aho yimukiye Nzovu yatubwiye ati uretse kugenda muze ko muri kwihutisha dossier Nzovu yatubwiye nako yaka yatubwiye ngo yatubwiye ko ari hano ngo nitugera kuri n'uruhurura turabaza kwa yaka ni nago muhazi akori muri ibi bice gusa we Nzovu uri kubabona gute kwa yaka ahubwo ngewe impungenge cyeka imbaraga abanyije ya macupa yiwe udupeti Mitsingi ngiye mfite ubwo kwiruhura azayigwamo ahubwo hanga cameraman adufashe nayo ayizoominge jewe uzi kibazo ko nabaza hano ubundi turi mu kaye gace hano ngiye nzi ko turi mu murenge wa Nyakabanda ariko akagari nanjye nta konzi n'umudugudu akagari bakita gute ni Munanira ni Munaniro akagari ka Munanira rero abantu batuye mu kagari ka Munanira ubuyobozi se buno ntabwo bwatekereza uburyo ki bwo gupfundikira iruhura bazayitwikira yaje yakamwana nje kugutura muhungu wawe yana kubwiye ko mu bantu b'inshuti zawe bari hafi ari namenye ariko amagambo yavugiye kuri kugutura ni menshi cyane yavuze ati tumutuye inzoga mu muco wa Kinyarwanda bahise Venuste twasanye no mugwenge ndi umeze utumusa kandi mfite amakuru ko utakinywa gapeti Mitsingi aya ni amata ujye uteka mu gikoma ukwitamo agapaki k'amata mfite umwana none nge nawe nitwe tunywa amata gusa bura duse ntanywa dusabe bura ntajyanywa amata ameze nkaho aho ku cyabanyabute batanywa amata Nzovu nta cyangwa nuko tutaragiye cyangwa nuko tutaragiye ariko se Inyanza ari iwabo w'inyambo ubundi wowe ni gute ujye uvuga kutanywa amata ubundi wowe uruwahe ariko bura nubwo ababyeyi banjye bavuka Inyanza ngewe navukiye ku Muhima kandi ku Muhima mu mujyi wa Kigali rero tuzadera uzatuma tugukoraho ubushakashatsi tuzakoraho ubushakashatsi umuntu utarya fromage umuntu utanywa amata ngo kandi kwa Musinga mu rukari ngo iwabo w'inyambo iwabo w'inyambo nawe impamvu unywa amata nuko watutse Masisi none se irigori utahagute irigori burange nyitinya ku nuko utakinywa umunsi naguye mu hano noneho naka kasigaye kazahita kavune oya se umutima tuzasigara nzahita njya mu kagare none nabonye hari abatipe basimbuka gutya asa nkaba najyayo oya nanjye harananye buri irigori nyitinya kubi bya bindi ninywesha inzoga bya bindi ninywera icupa ukavuga ati ngo uratashye njyari urunjya mareba nkavuga atahano n'ingwamo none nzahita njya mu kagare oye hano ushobora kugwamo gataha no kwenda inzoga wazigabanyije hano wahita Nyagasani kabisa akuzwa ari muri metero zimwe ahubwo hari mwamazi tukaririmba ahandi oya hari mwamazi uzi ngo wagarukira yakujyana Nyabarongo hano hepfo ya original zamazi zanyiba ese amafaranga ukorera wowe ku mafaranga ujye kwanga azatwikiriye bya bintu nta yawe nta ubwo urabona ni nyuruta abagabo bose bari kuvara kubana Nzovaro yakamwana arakodesha muri aka igitekerezo wagize kuvuga ngo ugiye kumutura inzoga hanyuma noneho kumutura amagambo wayivugiye urayazi uvuga ngo nubwo nyimushiriye ahatari iwe atariwe gute kuko ari umwinjira se ariko yakamwana namugira inama nk'icyo yanjye azimuka wagira ngo wari wanabariye batetse n'agasombe
kandi ese ukunda kutuduha agasombe kare reka tuyajye kukarya nikarya gukora njye amasuku kukarya yaka njye narishimye kuba wasurana dusabe batetse isombe Umva. harimo ziriya n'inyama nzoga za Sodoma warazikatiye niyo mpamvu nabuze umuvandimwe wanjye reka mushyira ariko rero njyewe birana uzi ko yaka ari abayeseriye man twe yaka wajya kubona ukabona abayeseriye ubu ngiye nasubiye mu rugo mwe no ejo nagiye Sodoma barakumbaza ngo ariko nari ngiye kurya udushyimbo n'irindazi akira baza gutya kwa ntuza kwa harya handi ufite akana kagukunda ni kwandi kwa koba umugore wa koba arambutse simbona abo n'abanyamahanga n'abazungu baraba nyamara turanye n'abanyamahanga uzi ko na pateri mu minsi mike azaza kuhaba pateri yaka ni ukuri kw'Imana Sodoma baragukumbuye niba uzikatisha rimwe ugaruke bana ni karibu rero mwahageze naho se aha ngaha kera hari iduka ariko genda mu gipangu n'imyenda irarahari nta muntu wakwiba nyakare dore ni aha ngaha shana nturandangije welcome mwakoze tugerageza namwe reka tubakingirane ubwo se ntitujye kubanza wakuramo inkweto se yakuramo inkweto of course reka dukuremo inkweto nyir'urugo we ntaza akuyemo komera abahizi bansu muri aho sha mushiki wanjye umeze ute yego ni karibu bro urumva n'agaparufe karimo tuyangeza kabisa hano hari security inkweto ndabona sha yakamwana aha ntabwo uzahava kuki se atashobora nzovu ujya ukuramo inkweto nta mpamvu yo gufungura amaratsi n'ubundi ko izo nkweto zisize aho ziragize tuzivanemo noneho yambaye amasogisi nsigaye nsirimuka umukeka sha seka uyu ni wundi ugiye kungurisha so yaka muri makeya twavuze tugutemberere turebe ukuntu byifashe ukuntu umeze washatse warebe nzova agasombe akaba ari abaratse nawe nta gasombe ntanavuga iti akanoresi banzimane nk'umuntu ugeze iwawe mu rugo gusa ari ibiryo n'inzoga ikigize ko nkinywera se hano hari agasombe ka nijoro okay reka twicare neza kugira ngo dusetinge ibintu bigende neza ubundi turebe ukuntu tuganiraho iminota mikeya n'ubundi tujya twikomereza kuri tele nk'uko bisa kuko nzovu yavuze ati ngomba kubasura aya mata akagerayo n'abantu buriya guteka umunyu mwinshi ntabwo ari sawa tayari mwamwakirije agasombe agasombe usanze akunda isombe cyane niyo ngo banamutamikiyemo bamukubise kuri yindi y'igicucu hari iyindi ngo y'igicucu nimba ari nabaye igicucu se noneho wikagera we agasombe aba ari sawa rwose kamwegereza hano gutya ariko umunyu nguye kandi bavuga ngo botike ngo igiye guhomba yaka ngo isigana n'umunyu gusa uzaperereze ntabwo tugiye guhomba mwaguze ikiro cyose niko uru rugo rufite umunyu mw'abantu abanga umunyu uzarangira mu mwaka ubuye kera cyane waza nkazanza kubasaba uyu oya baheye bakaza kudusaba umunyu duturanye nako se yaka tujye tuvugisha ukuri ari ukuntu rimwe na rimwe twirengagiza ibintu mu by'ukuri urabibona gute kuba umusaza abavuze ati kuba twicaye gutya we nta kintu bibi gushyira muri mind yawe oya ngiye ko twahoranye gutya kuva kera ngiye biba binshimishije iyo muje mukansanga ahantu nk'ahangaha ndi kumwe n'umuryango aba ari sawa cyane nzovu yari yaranze no kuza ariko se ari nka kera nkibana na nzovu za Sodoma iyo ngiyo mwabaga mwansanga ni mu mva nkubwire kabari nzovu wajya kuvuga ngo hitwa kwa dusabe ntabwo hitwa kwa dusabe hitwa kwa yaka kwa yaka ntundi ngiye mvuga kwa yaka abandi bavuga ngo kwa dusabe mbese urugo kwa rw'umugabo rw'umugore gute uri kumva wowe rega buriya kenshi na kenshi usibye uriya muginga witwa Satani ujya wivanga muri aferi z'abantu akazizamunamo inuze ariko mu by'ukuri iyo bimeze gutya nibyo bya bindi njya mvuga iyo bimeze gutya twatangiye tumeze gutya uyu araza Olivier araza dusaba araza urumva ibi bintu atari Imana ibikora ni Imana ibikora ni Imana igenda iduhuzahuza twashaka gutandukana bikagira ariko gusa Imana amata Imana urabona na kamwana nzovu tuzana amata se nzovu yabatuye urakoze cyane yabatuye tuyabona amata ariko aravuga ati Ariko ariko akantu kamwe yagiye avuga babaye cyane ngo ni gute ariko ngo nacyo nagiwe nabwo nzongera mbikora buriya muri komenti hari ukuntu bavuze ko akantu wigeze kuvuga akaye ngo ntabwo bavuga ngo itarimo
itari wigeze itari imwe itarimwe kuramo amata amwe ko baravuze ngo itari imwe na cyagiye barabivuze cyagiye nakabonye muri comment none se nabarika kuko hano bavuga ko harimo amapace ngahe ngiye mpita mbikuba 12 dukubiye ni litiro 500 ahubwo haba harimo udupace 12 dupace 12 nese sutu no kuvuga ngo ngiye narabibaza iyi karito ibamwe amata 12 ni ukuvuga ngo iyo umucuruzi icuruje bafite inyungu y'ibihumbi 2 ko iri litari rimwe n'igihumbi araba akagurisha n'icyabiri none ariko ni ukuvuga ngo umucuruzi yuranguye kantu ufiteho amata 2 icuruje akarangira inyungu yawe ubwo ufite umwana abana babiri bakamwamo 2 inyungu iba yavuye nta inyungu aba yavuye ngo saba korera iki ugiye no kubakandira akanyenyeri wabona agiye kudukandira akanyenyeri abakandiye n'amafaranga bagwema ikibazo rero aya mata ni nge na blessing tugiye kujya tuyanywa abantu banywa amata nge nyanywa mu gikoma uko gutya ntago nayanywa ne mu gikoma kandi ngo mwavukiye mu nyamba ngo nabinyanza murabinyanza ni butare batanywa amata b'inyanza nta kavuka ko abanyabutare bakunda zirahari bo hano ntabwo nyamuravaga n'akavuka mana zirahari ntabwo wajya zaziza njyagiye kandi wakubitiye umugeri ngo ziri munsi y'amatora manikire n'ubundi nari umugeri ariko rero wamushyiraho agasombe gakeya shiri mwongeza agasombe arye muzanira kugenda y'iminsi ngayo ukiriho n'inyama ziroroshye nta nyama mufite mu mpayisombe yone zirimo gusa nta sombe zirimo ntabwo nta nyama zirimo teganze ndebemo zakiyovuka shiravuka y'ubutarisha hega wowe uri umunyabutari mwene wacu kavuka kibutarisha bahise Nzovu bimeze gute se wowe Nzovu by the way nimba na makuru mwari mufite dukora kuri X large Nzovu yararahiye aravuga ngo niyongera gukorana na Esther ngo azabimo cyangwa tuzamwitimbwa ariko banteze icyumweru ngo ndabanda ngiye inde unde waguteze icyumweru Esther urumva yaka nukuvuga ngo kuba twebwe ntabwo tushikiye ko bangana cyangwa se baba banze ariko nimba aricyo kintu gishobora gutuma Nzovu ajya ku murongo agira amahoro wenda ntabwo tuzabuza Esther gukorana n'ubundi Esther sinzamubuza gukora nuzadukoresha azamukoresha icyo kiganiro nanjye nkore Esther yabura combination Esther yakorana yakorana dusabe yakorana nande urumva ariko amahoro akora iki no ikibazo ufite ko muvuye gukorana ko muvuye gukora igira hirya bavuye gukorana ntabwo nakoranye nawe gutya twicara bamukoresheje ukwe nanjye bankoresha kwanga uze kora ikiganiro kwa Manase nzi ko mwakoranye amatara aryoshye kweresha abayizura umuntu w'umugabo bashatse baza no kugutesha iwacu Masisi ibijumba n'imyumbati unywesha mfite imyumbati hano mbwire ngo urupakire utwara ko ntafite imyumbati rwose yaturutse mu rugo niko Nzovu afite ari mu bantu bangize ibintu kuri inoze Nzovu ari mu bantu bagura imyenda nibayambare bagura amasafuriya nibayakoresha bikajya ahandi urumva bakoresha ibiki byose biriya bintu wajya ubirekera ku isoko bikagurwa n'undi muntu uzi ko buriya nta rugo rutarimo umwenda wanjye na hano habaga umwenda wawe nuko wawujyana kandi yawuzanye yakadahari enda yakata atagira ngo izindi aferi nari ngiyemo twagiye gukora ikiganiro mpinduye ariko amakuru mfite ngo dusabe bashakaga kumwotsa wa mugani wa Nzovu akongotsa wakotsa umuntu mufite wabukoza amahano ariko Nzovu iyo nari kuguha wari kwanga tuvugishije ukuri ari umusamuzi none se ari umuntu wanga kurya uvuga uzigari ko wavuze gusamuza ariko sinjya mbabwira rimwe na rimwe mwese muracikwa ntabwo bavuga ibyo bavuga iyo nibesha nisanga dusaba arataruka nkumva yarenze bariyeri yasimbutse ubu wasanga asigaye kwita ngo yakamwana kandi mwita sheri ntabwo se uzi ko nta kantu ka shu nigeze numvamo hano oya nimba yakamwana we yakamubwiye aramubwiye ngo wagiye kuzana Nzovu inyama n'ibiki ariko dusemenya inyama ameze nka cya gisambo kizibarira ku mugozi inyama abana bazimazemo neza abana bajya mu gisambo ngo cyabari inyama ku ariko yakubwo twaba twatetse inyama ejo bundi zikaba zikirimo ayakakunda kaboga naho ubu yakaraje agajombamo n'intoki kandi bavuga ngo isombe y'ubeshe ugashyira n'intoki ngo aragenda roporama bari mu rushi hari bari blessing aya masaha bakiryana mbone ngewe niko ngomba kurera blessing saa sita yamaze kurya agomba guhita ajya mu buriri
amategeko arayazi kubyuka ni saa 9. ibyo bintu bikuye ko ari ibyumva amategeko akayubaha Ukuri ko nanjye narizwe kuko nakuriye muri oferi iyo wabaga umaze ibyo bintu by'abana bo mbakira abana bo mbakira bo baryama saa 8 ku manywa bugeze uryama saa 8 ku nzovu yewe nabaga ndimo gutaha kimwe mu giturage ihari ntabwo nize njyama saa 8 mu giturage se baryama saa 6 cyangwa nkaba ndimo kwinywera ikigage ko baryama barwaye. muri niyo mpamvu usanga abana benshi usanga n'iwabo wenda niba bari buhishe saa 2 ugasanga wa mwana yiri wari gukina kubera ko ataryamye ku ageze manywa ibiryo bishya yasinziye usanga abana benshi baraburara kubera iki kubera ibitotsi kandi umwana buri bamaze gusinzira kumukangura ngo arye nta nubwo arya neza ariko mfite umuhungu ese uko cyasangire niwo mubwiraga ngo ku manywa njya kuryama we yaramenyere ko umuntu ajya kuryama amaze kurya yambwira ngo papa ngo ndajya kuryama ntariye se ariko ibyo ngibyo ni byabaga muri za 2012 nose nzovu ibyo bintu ntabwo bigutera inzovu ngiye voka n'isombe ntabwo biranaryoha uzona avoka ku mugati ngenzi yavoka ku myumbati ubundi avoka ibintu bitajya bijyana n'ibingibi ntabwo avoka ijyana n'umwumbati ntabwo avoka ijyana n'inyama ariko avoka n'inyama avoka ijyana n'imyumbati ijyana n'imyumbati n'ikijumba kawunga umuceri bishyimbo ku muceri ku mugati ariko ubugari bugira izihe ntungamubiri ariko avoka ntijyana na ubugari buri mu bitera imbaraga se ni nk'umwumbati buri hari kandi wowe nta kintu bumaze buriya ubugari ntabwo ariko umwumbati nawe ufite ikibazo uriya amababi uriye n'imizi ahubwo mu giturage hari igihe imyumbati urasa n'imizi nimba uriye ubugari kandi ubugari buva mu myumbati uriye isombe wirishije ubugari ni ikintu kimwe ubwo ngubwo uriye isombe wa mugani wirishije ubugari ni ikintu kimwe wa mugani uba uriye umva nzovu nkuhaye ikaze mu rugo rwa Yaka uzagaruke noneho uzagaruke nta kamera uzagaruke wisanga noneho wisanga uranahabonye si dutuye hano heza rugari nkahawe ruhura nayitinya ko iriya ruhura nayitinya se uri mugabo mwagiye mujyana mukanagaruka ruhura nanjye nayitinya hano nafashe nuko Yaka enda tuvuye muri iyi minsi kuva mwasubirana Yaka yagabanyije inzoga ari nka mbere avuga ngo niriwe Sodoma na Sodoma nje mu gitondo wari witwigwa azi ubwenge ni ukugenda yikinga kuri ziriya moto agenda yikinga ku nkuta Yaka utubabarire rwose ngenda mfashe igikuta kuko nararebye hariya nguyemo ariko turi gushaka inzu nini naga kaguru ncumba y'ibyumba nka 3 ari ifite bibiri ese waba iriya yawe ufite icyumba kimwe ayanjye ni nto icyumba kimwe kandi naho dutekeye ayo mata urumva ari kujyamo fresh ese ubundi inzoga zifite kahe kamaro wagiye winywera amata samaze misa nk'igikoma ndabona yabayije yabaye boga yawe urumva igituza ibiki igituza cyaje mu Rwanda y'umusaza azasaza vuba shabaye zuru umuntu w'umugabo buraki iyo bamaze kunywa amata bashimira ngwiki iyo umaze kunywa amata urakoze gusa baravuze ngo ari urakoze twebwe wenda n'iwacu ari iwacu iyo umaze kunywa umuti tuvuga ati murakagira amata bagahita bakubwira ngo n'abayanywa ngira ngo babivuga ari yayandi avuye mu aya ni amata aya se ko aba yanyuze mu byuma ariko ni amata bakongeramo n'ayandi mafu nta mafu ajyamo aya mata ni meza n'ay'inyange murakagira amata bagahita bakubwira ati n'abayanywa ngo n'abayanywa n'abayanywa urakagira amata n'abayanywa nzovu no kandi baravuga ngo amata agira gitereka ibyo byo ntiwananirwa kubimenya nubwo ibindi byose byakunaniye nose amata yamenetse hasi babyita arabogoya kuyabogora ubwo ni ukuntu twavuga ngo kuyamena ariko baravuze ngo tuvuge ngo yamenetse sese yabogotse kandi ko nari nkaziga barukaze kuyamena bavuga kuyabogora
yabugo noneho yamenetse yamenetse mbyo ntazi kandi mu Kiswahili ukuntu bavuga maji yakishamwagika ayafanye nini ayazole kibana hambi Kiswahili amagara araseseka nayorwa ni amagara yo ngayo ayo ni urumva amagara araseseka nayo so Nzovu turashaka ko reka tubanze ureke usoze kurya ugira ijambo anadusengera ariko urugo rwacu niruzongera byanze bikunze nashaka ko asenga twinjiye ariko kuva twaninjiye nta kundi asenga kuva agiye kugenda adusezere neza abasezere neza cyane ako dusabe nawe wenda nawe niwamenya Imana yabikoze tujye tuvugisha ukuri hano mufite umuriro wanyu ku giti cyane ndabona mufite nuze yanyu ko no kuvuga ngo mufite cash power yanyu umuguru wanyu ku giti cyane cash power iri niriye nyine iri hariya muri karakantu k'inyuma hano ni sawa kuvuga ngo umuriro ushize ni wowe n'uwawe ushaka gukoresha 2 ku kwezi igihumbi twebwe se tugira firigo ariko igihumbi nibyo da ese Nzovu wowe usukureje umuriro w'ijana ese bayorya nanjye nta igihumbi ese bayorya no se Nzovu utanga amafaranga y'ibishingwe ntayo radio ugira ntayo nta radio ugira nta radio nta televiziyo ugira ako nawe televiziyo nubwo muyifite nta purize mbona Prezira dukoresha wabura ko ncaginza wasi iyi televiziyo sinazo iratangira kubona imyitozo hari abantu banditse muri comment ngo nimutubwire ya televiziyo nimba igihari kubera yuko idacometse wanza yakagira ngo yarapfuye n'uburyo mpamvu atayitayeho caramutse imenye bijya itajya muri ya ruhurura byararangiye buno nabaye biriya ntabwo menya wari umuntu w'umubyeyi ubu nitwimuka tuzagura ibindi bikoresho bishyashya ibi muzahita mubigira intebe tuzihindure bro bimugura afite mind urumva positive mind yakamwana yigeze kumamagara yakamwana kuvuga ngo nitwimuka se tuzakuraho ibintu yakamwana yigeze kumamagara ngo nzi bungura bizi ngo ngiye naduse ngo twamaze gukwiza 1 million agutera ubwo se kwa akonze mu kantu karamuriye akanavuga buri munsi naraje arabimbwi akimbona ati yakashadura anyiyemereho ngo agize miliyoni ubwo cyo gihe abimbwiye yani mbona ifite 133 kuri telefone akantu karamuriye yakubungu si bimaze kuba nk'imwe na 200 turi kugenda dutera imbere mu gake uretse ko twaguze mu gatelefone nose utahasangare saa yine ngomba kubona ageze mu rugo niyo saa ya nyuma oya saa yine cyangwa saa 5 saa 5 bamaye saa 5 saa 5 ntazi uvuga ngo condition ni saa 5 niyo saa nagomba kure dusabe saa mbere agomba kuba yageze hano nose iyo mwicaye hano mu rugo mutwereka uba ukunda kwicara ni hehe naho ngaho hanyuma dusabe ngakurikira blessing akitagadora hano nose muyo mwicaye wenda tubije saa 5 zirageze ntago wanyweye saa 5 se tuba twaryambye atanyweye turyama saa 2 twiriwe nta kibirega kibirukanza kuryama oya naho ikindi kibirukanza aba ari umunaniro batwiriwe kuducano tuzenguruka yagiye akaba ari gusinzirira hano mu ntebe nkamubwira ati tujya kuryama siko atangira gusinzira mu ntebe yageze ku buriri nasinzira none nasinzira bagomba gusinzira ushaka no gushaka ugushirika ngo ubute kuba ko usinziriye umugore yamaze gusinzira wowe usinzira mbere y'umugore asinzira mbere yangera ese ninde utekereza urugo cyane agatera niko Nzovu ninde usinzira mbere ngewe ko mbona buriya mu rugo umugabo n'umugore baryamye nubwo umugabo yabananiwe oya umugore ni usinzira mbere yakamwana agasinzira nyuma ko ndibuka ngewe kubera iki urugero ngewe reka mbaye mama sani yigeze kumvana mu kabari ambanye mu kabari ahita ngo papa kanaka ngo jya imbere tugende ngo sinshaka kunywa inzoga aranshorera nk'ushorera uruhinja turagenda twinjira mu rugo aho twabaga anyarurira ibiryo we yari yariye anyarurira ibiryo mbirya ntabiriye ahita ajya kure azi ko nanjye umugabo ndaho ngo nje kuryama
agatotsi kese kamutwara sinzira ndongera ndasohoka mfa icyo gitwaga mu nzu ifite ingufuri ndamufungirana mufungiranye njya kwinywa inzoga nagarutse mu gitondo saa 12. ko numva urenze uhita wigenda. ariko nyine narinjye kuba bya biri byanzovu ngo mu mategeko gusa uko byakabye neza umugore yamaze gusinzira n'umugabo asinzira. umva ibyo bakubwira. Erega ko uzi impamvu se buri umugabo ni utekerereza iki urugo yakamwana. Urumva wowe unaniwe cyane uriyangana kuko buri umugore nubwo yasinzira uko byagenda kose umugore buri yari ukuntu yahindukira akanakureba akahita avuga ngo yananiwe arasinziye disi akahita guha n'akabizo cyangwa se yaba ari umugore wa munye wabona ajya tubwira akagutamika ibere. Rero se yakamwana yitamiye kuki satari tamira agakura amashereka ngo umugore yari gutamisa usinziriye nyabunda. aba buri umugore yagutetse ngo hari ijambo bajya bakoresha ngo umugore yagutamitse ibere ngo arakubwira ngo nkuko wumvira umwana wabyaye nanjye uzanyumvira. ubwo abakuroze mbese oya cyangwa nkuko umwana nyumvira nkuko umwana nyumvira imenya ari ibyo ngibyo. so ijambo nzovu gira ijambo kandi ry'abagabo. Okay. nta muntu uvuga ijambo yicaye kamaguruke. Yewe ijambo ndagufatira. ndabanza nshimire yakamwana ni umugabo kuba yarafashe icyemezo akavuga iti mvuye Sodoma reka ndebe ukuntu nasubirana na Dusabe. Yakamwana uwo ni ubutware yakoze bwa kigabo kuko igihe yabaga Sodoma yarabayeho nabi kudakora akazi kugira guti ariko urabona ubu ngubu umuntu ufite tubica n'igihe amuhamagarira yaza mu kazi kuko azaba yaruhutse mu gitondo yaryamye kare. Yakanda gushimira akoze buri wese umugabo cyane nk'abagabo bataye ingo zabo bazakwigireho. urakoze cyane Grafre Bayizi kandi nanone Maître Bayizi Veloso. reka mvuge no kuri Dusabe nawe ndamushimiye icyemezo yafashe yakamwana n'imbaraje akamusaba imbabazi akavuga iti yakamwana ngwino Dusabe akamuha karibu nabyo ni byiza Dusabe. utabwira abagore bandi bigire kuri Dusabe nabo bacyura abagabo. Nanone n'abagore batandukanye n'abagabo babo nanjye nakwiha urugero mama Sani nashatse yarebera kuri Dusabe nanjye nkasubirana n'umugore wanjye nanjye nkasubira mu bana nkajya gute. rero urugo reka turagize Imana buriya Imana nibyo bya mbere. Imana ishobora byose Imana nkunda nkweretse urugo rwa Yakamwana na Dusabe. Imana uzarurinde ntiruzabure icyo kurya ntiruzabure icyo bazazimanira abashyitsi. dore nanjye ndi umuceri n'isombe ariko ndabasabye ntibazabinyure ku YouTube channel. Mana ndabigusabye uzabajyemo ntibazabivuge ndabizi bashaka kuzabivuga. none Mana urugo n'urugendwa yakanzongera ngo usure bifashijwemo n'Imana kandi Imana nkweretse ya ruhurura ni ruhurura ndende njye nyihagazemo iransumba. Mana Yakamwana uzamurinde ashaka guta saa 5 z'ijoro yasonye ku gapeti imitsingi tukumva yuko yayirayemo abantu bakamubona abatambuka. Mana uzayimurinde kugaza kwese umwami wacu. Amen. ariko isombe wayiriye nk'imbi mirijisho nabwo ukuntu mbira Chanzovu yarashonje ubwa mbere uriye biryo bingana kuri ngabihere hano urabonye ibyo ugaruka rwose ugatamira agasombe ariko kabaga. so Dusabe wowe watubwira mu magambo make ubuzima bumeze gute nyuma yuko umusaza agarutse mu rugo life ni fresh. ubuzima ni bwiza nyine kuba ndi kumwe nawe nari kumwe nawe hari icyo naburaga mu buzima bwanjye ariko yaraje ubuzima bwanjye bumeze neza. subira kuri gahunda that is very nice. urumva ni ibintu byiza cyane byo gushima buriya kenshi na kenshi burya ni iby'ingenzi. Vuga nawe abantu babiri iyo bari kumwe ijambo nyine niwe mukuru w'umuryango. Njyewe ijambo navuga gusa ni ugushimira Grafre Bayizi kuri inshyushyu anzaniye nshimira na Excellage TV n'abakunzi ba Excellage. Aro turi kuri Urban 250 by the way. Nabwira abantu ko turi kuri Urban 250 urabona na logo ihari. Ahubwo tujye kujya kuri Excellage none. Tujye kuri Urban 250. Urban 250.
Urban Boys ntabwo bazi. Urban 250. Urban ni iki ubundi mu magambo make? Urban ko niba kumva amakano ko kubanasa. Oya, Urban ubundi aba ari ahantu iyo ngiyo mu mujyi. Ahantu hateye imbere. Iyo bayita niyo mpamvu abantu babitaga Urban Boys kandi baravuye i Butare. Bari abana bo mu mujyi. Bari abana bo mu mujyi barimbaga bari bafite n'indirimbo ya Urban Boys. Ngo ibihe twagiranye bizambera urwibutso yewe nararize cyusa ndashavura uzambera amateka iyo ndirimbo TMC akamubwira ati Nzovu kabisa ndamukunze ariko naka Dream Boys ishyamba nirigari ariko ubwo nta yindi ndirimbo yarimo umutipe waririmbye asa nk'uwakometse anafite igipfuko bazatubwira n'amabiti bazabitubwira so rero nakagaruka reka tugire muba agatangwa mukomeze mugire urugo rwiza yego namwe mwakoze kudusura ariya yakayavuze ijambo oya narivuze ndashimye yarivuze reka tugende dukomeze undi rugendo tuba twarenze imisozi tuza gusura ya kana madamu wiwe twaturutse ahantu kure urahara ni kure Nikurene. Urase turabona abasare batwambutsa Hasta la vista. Babambutsa babajyana. Hasta la vista. Hasta la vista.